Umuhanzi The Ben yakuriye ingofero Roscan. The Ben yatangaje ko Roscan ariwe wakoze video nziza muri uyu mwaka wa 2024. Nubwo The Ben nawe yakoze indirimbo zitandukanye muri uyu mwaka ndetse n'abandi bahanzi bakagenda bakora, ariko yavuze ko Roscan ariwe muhanzi wa mbere wakoze video nziza muri uyu mwaka. Ngo wahe ikaze kuri At The Mountain You. Aha ngaha tuganira amakuru entertainment ndetse n'ibyacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo wahe ikaze. Ndongeye ngo wahe ikaze cyane kuri At The Mountain You. Nkwibutsa ko yari umuryango uri kwaguka. Nukunda ibyo dukora ukande subscribe, naho nukunda iyi video ukande like. Tuganira amakuru entertainment ndetse n'ibyacicikanye kuri iyi mihanda ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Ngo wahe ikaze. Uyu mwaka wa 2024 umuhanzi Roscan yakoze indirimbo ebyiri gusa. Imwe yayise Sesa imaze amezi 10 igeze hanze, ndetse hakaba ari naherutse gukora mu minsi yashize yise Mami. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abatari bake kuri iyi mihanda. Iyi ndirimbo Mami Roscan yari yateguye gukora amashusho yayo ayakoreye mu gihugu cya Ethiopia, gusa biza kwanga ayikorera mu gihugu cya Kenya. Ibi Roscan ubwo yibajijwe n'itangazamakuru yavuze ko impamvu yabikoze gutya nuko hari indi ndirimbo yapanze azakorera muri Ethiopia. Yabonye rero iyo ngiyo bitahura neza bituma aza kwikorera mu gihugu cya Kenya. Abantu benshi bibazaga impamvu rero yaba yakoreye mu gihugu cya Kenya gukorerwa muri Ethiopia. Niyo mpamvu Roscan yavuze ko hari izindi ndirimbo zitandukanye yagiye akora, dore ko yavuze ko nubwo yagiye muri Ethiopia ntabwo yagarutse gusa, ahubwo afite indirimbo yahakoreye. Iyo ndirimbo nayo rero iri kuri album ya Roscan. Nubwo benshi bazi ko The Ben atari yahuza na Coach Gael nyiri 155 AM, nubwo batangaje ko biyunze, iyi rebe ikaba ari nayo uyu muhanzi Roscan abarizwamo. The Ben yatangaje ko Roscan ariwe muhanzi wakoze amashusho meza y'indirimbo muri uyu mwaka wa 2024. Ni umwaka urimo uragana ku musozo, ni nayo mpamvu rero yavuze gutyo ko ariyo ndirimbo ya mbere mu mwaka, kuko nta zindi ndirimbo nyinshi zifite kujya hanze mbere y'uko umwaka urangira. Ni ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram. The Ben yagize ati, "We all made great videos this year, but this is the best video of the year. Roscan, I'm so proud of you, young king." Ubwo rero yasobanuraga ati twese twakoze amashusho meza uyu mwaka, ariko indirimbo Mami ya Roscan niyo ndirimbo y'umwaka. Ntewe ishema nawe mwami muto. Uyu mwaka wa 2024 The Ben yasohoye indirimbo ebyiri, ni Forever ndetse na Played. Ni indirimbo zakiriwe neza cyane kuri iyi mihanda. Gusa muri iyi minsi The Ben ari mu myiteguro yo kumurika album ye amaze imyaka 5 ateguje abakunzi be, dore ko The Ben yatangaje ko kuri iyi album hari indirimbo yakoranye na Kivumbi. Indirimbo bakaba barayise My Name. Ni indirimbo The Ben yavuze ko izaba ari nziza cyane kuri iyi album. Ibi byamenyekanye nyuma y'iminsi mike The Ben yatangaje ko hari indirimbo afitanye na Kivumbi yitwa My Name, akavuga ko ari indirimbo nzaba ari nziza cyane kuri iyi album, ndetse ari indirimbo yakwirata, akavuga ko rwose iyi ndirimbo yayikumbuza abafana be. Iyo ndirimbo rero nayo arateganya kuyishyira hanze muri iyi minsi. Uyu muhanzi The Ben ukunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ategerejwe cyane kuzarebwa muri BK Arena. Ubwo The Ben yaganiraga n'abafana be ku rubuga rwa Instagram, bamubazaga ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Gusa The Ben yaje kubabwira ko abahanzi bose bagiye bakorana indirimbo bazagaragara kuri stage. Buri muhanzi wese waririmbanye na The Ben azagaragara kuri stage. Ubwo birumvikana bose bazaba bahari. Urumva ko rero igitaramo kizaba gishyushye. Ubwo yabivugagaho yagize ati, abahanzi bose muzi twakoranye bazaba bari mu Rwanda kandi bazagaragara ku rubyiniro. Aha rero yemeza ko Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania azataramira i Kigali ku itariki ya 2 Mutarama 2025. Hanyuma rero umwe mu bakunzi ba The Ben ngo yamubazaga impamvu yatinze gusohora iyi album ngo ayishyire hanze. The Ben yasobanuye impamvu. Yagize ati, impamvu natinze ni icyubahiro nayihaye, nubwo abafana mwebwe mushaka ibintu byihuta. Reka ngushimire cyane rero wowe ufashe umwanya wawe ukabana nanjye, nkubwira ngo nukunda ibyo dukora ukande subscribe, hanyuma nukunda iyi video ukande like. Tujye duhora tubana umunsi ku wundi, kandi nukanda subscribe jye wibuka no gufungura kukazogera kugira ngo dushyiraho inkuru ujye uhita uyibona mu bambere. Duhure mu nkuru yacu itaha rero n'amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacishikanye kuri iyi mihanda.